Dutangiranye n'umwana uri kugenda akambakamba mu ishyamba. Ese uyu mwana yaba ari kumwe nande? Ese ibisimba ntibiramurya? Gusa barakwereka mama w'uriya mwana ari kumwe n'undi mugabo utari papa w'uriya mwana, bari mu ishyamba. Gusa barakwereka umugabo w'uriya mugore uri mu ishyamba yatashye ahamagara mama Beni. Mama Beni uri hehe? Yaje ahamagara umugore we tubonye yuko ari mu ishyamba. Uyu mugabo yakomeje kwinjira ahamagara, gusa umugore we ari mu bye mu ishyamba. Gusa umwana yarabacitse agera mu muhanda akomeza kuba yagenda. Reka batwereke ukuntu byose byatangiye. Umunsi umwe uyu mugabo yageze gutya, araza kuri uru rugo arahamagara. Hari umugore wasohotse, amaze gusohoka aravuga ati ese kuki watinze? Uzi igihe cyose maze ngutegereje. Uyu mugabo ati umbabarire, hari umuturanyi wabibonaga akabyitegereza abona ibyo bari barimo. Uyu mugabo aravuga ati umbabarire pe, natinze ariko nyine narinje ngo tubisoze. Uyu mudamu turabona hano ntabwo byashoboka ko twabikorera muri uru rugo, byibuze nyine niba ufite ahandi hantu twajyayo. Uyu nguyu aravuga ati hoya rwose nta kibazo, byose mba nabiteguye, tugomba kubikurikirana. Ngwino hari ahantu nateganyije nyine dushobora kubikorera. Uyu mugore hatereka nze tugende noneho, nimba ufite ahantu wateganyije, kubera yuko urabizi nyine hano ntabwo byakunda. Uyu mugabo aramubwira ati we tuza ntugire ikibazo, mwe tugende. Uyu mugabo nuko yagize atya atwara umugore w'abandi. Uyu ni umugore w'abandi. Ndebera abagore b'iki gihe, gusa baratwereka ahangaha wa mwana aracyari kugendagenda mu ishyamba, aracyari kugenda akambakamba mu ishyamba. Ni umwana ukiri mutoya cyane, umwana w'uruhinja. Uyu mwana ntabwo ari kumenya ngo agiye he, ni umwana udafite ubwenge. Ushobora kwibaza ngo arimo kujya he. Gusa mama w'uriya mwana n'umugabo utari papa w'uriya mwana bo baracyari mu byabo, bivuze ngo uyu mugore aca umugabo w'inyuma. Uyu mugabo disi ubwo bageze gutya barikanga. Uyu mugabo aravuga ati hano hantu ndahizeye pe, ndahizeye, wikomeza byibuza kugira ubwoba, kubera yuko hano hantu si ubwa mbere maje. Ndahizeye umutekano waho kandi ntugire impungenge pe. Uyu mudamu nuko yagize atya, we n'uyu mugabo bakomeza ibyabo. Ukurikirana akantu ku kandi. Ese abaye ari wowe wakora ibi ngibi? Gusa wa mwana muto aracyakambakamba muri rya shyamba. Ni uyu mwana ukiri muto, ntabwo azi ngo ari kujya hehe. Ni umwana ukiri muto pe. Gusa uyu mwana muto arimo gukambakamba yerekeza mu ishyamba, kandi murabizi ko mu ishyamba habamo n'inyamaswa zishobora kuba zagirira nabi kano kana gatoya. Mama w'uriya mwana ari hano ku giti, ndetse ari kumwe n'undi mugabo utari papa w'uriya mwana. Nibwo twabonye ko umugabo we yaje ahamagara umugore we, ahamagara mukundwa we akamubura, biramucanga. Nibwo yinjiye mu nzu akomeza kuba yashakisha ahantu hose, ahamagara umugore we birangira atamubonye. Uyu mugabo arangije aravuga ati reka njye hanze njye gushakisha umwana wanjye n'umudamu wanjye, kubera yuko ndi kubona hano mu nzu badahari pe, sindi kuhamubona. Uyu mugabo amaze kubona ko umugore we adahari, nibwo yagize gutya arasohoka. Baratwereka hano uyu mwana muto waracyari gukambakamba mu ishyamba. Ni umwana ukiri mutoya, ushobora no kuza kuba yahura n'igisimba kikaba cyamurira hano mu ishyamba. Mana yanjye. Gusa batwereka aha uyu mugore amaze gusoza ibyo n'uyu mugabo. Uyu mugabo nibwo yibutse ko yari afite umwana, ndetse niko yibutse ko uyu mugore yazanye umwana. Arangije aramubwira ati reka dushakishe uno mwana, kubera yuko ubu tuvugana ntabwo turi kumubona aho aherereye, kandi urabizi neza ko mu kanya yari ari hafi aha. Undebere uburangare bumwe. Nuko uyu mugabo yagize gutya aca hirya, n'umugore aza gushakisha. Uyu mwana muto ari hano aracyakambakamba mu ishyamba, ntabwo azi ngo ari kujya hehe. Ni umwana ukiri muto. Papa w'uriya mwana nawe mu rugo yarasohotse ajya hanze, akomeza kuba yashakisha. Agize gutya abona hari umubyeyi uri hanze, aravuga ati waretse nkakubazaho gatoya,
nimba ntacyo bitwaye ntakuderanjije. Uyu nguyu aravuga ati yego rwose mbaza nta kibazo. Uyu nguyu aravuga ati none se wambabariye ukamfasha, nta mugore wanjye wabonye n'umwana ko ngeze hano mu nzu nkababura, nabo waba wamboneye? Uyu mugore ati ntabwo nigeze mbona pe, ujye ureba iby'ingo zawe nawe ibyo kumbaza amagore bawe n'abana bawe ibyo ngibyo simbishinzwe pe, kubera yuko sinamenya ngo bari hehe, nta na kimwe nagutangariza kuko nta na kimwe namenya pe, ibyo ngibyo byumve. Gusa nigeze kumubona kare ari kumwe n'undi mugabo, ashobora kuba anaguca inyuma kubera yuko namubonye ari kumwe n'undi musore hafi aho ku muryango barimo baganira. Gusa nabonye barengeye mu nce zari hirya, genda ushakishe benda ushobora kuza kumubona. Uyu mugabo yagize gutya aragenda ajya gushakisha umugore we, gusa umugore we hano mu ishyamba aracyashakisha wa mwana. Umwana twige twamaze kubona ko ageze hariya mu muhanda. Uyu mugore ageze aha biramucanga, aravuga ati ariko uyu mwana wanjye koko bagiye kuboneza papa. Gusa arahamagara umugore we, arahamagara ariko byakomeje kuba ikibazo. Barakwereka uyu mugore uri hano, aravuga ati noneho baranyica, ibyo nakoze uyu munsi sinzi uko biramira. Gusa umugabo we nawe yaje agana aho umugore wari, ari kuza avuga ati ariko madamu wanjye kuko kubera iki yumva nabi, mvuye mu kazi nsanze atatetse, mfite inzara, ubu se koko namushatse kugira ngo ajye yirwa bungera. Uyu mugabo uri hano arimo kugenda afite umujinya, afite n'agahinda kenshi, yabuze icyo yakora kubera yuko umugore we ahora amuca inyuma, ariko uyu mugabo ntabyo azi. Gusa baratwereka uyu musore uri hano niwe wari umaze gukora na amarorerwa n'uriya mugore. Ageze aha ngaha ari gushakisha umwana babuze, aravuga ati ariko uyu mwana arihera, arakomeza ahamagara bebe, gusa umwana ntabwo ari kubumva pe. Umwana we yageze mu muhanda, uyu mugabo yakomeje gushakisha, ndetse hano uyu mwana mutoya we yageze mu muhanda ahura n'ikiziba cy'amazi. Murabizi abana n'ikiziba cy'amazi, abana n'amazi bakina nayo mpaka. Gusa barakwereka mama w'uriya mwana yakomeje kuzahamagara umwana we muto, ariko umwana ntabwo ari kumwumva pe. Uyu mudamu bitewe n'ibintu bitari byiza yari avuyemo byo guca umugabo w'inyuma, yakomeje kuba yahamagara umwana muto, gusa umwana muto ntabwo ari kumwumva. Uyu mudamu ahangaha mu ishyamba, akana gato ko kamaze kugera mu muhanda, kamaze kurengaho ishyamba gato. Gusa mama we nawe ageze aho akana kerekeye kari, yambutse abona akana ke haruguru, aravuga ati ndebera rwose uyu mwana nahoze nshakisha nkaba namubuze, ndebera ahantu ari. Yagize atya, arangije aterura uno mwana muto, aravuga ati reba ukuntu wigize nk'akagurube, reba ukuntu usa nabi, ubu se koko papa waramutse ambonye namubwira ko wari uri mu biki koko, mana yanjye. Gusa uyu mugore akimara guterura uriya mwana mu muhanda, papa w'uriya mwana yahise aza, arangije aramubwira ati ese wari wagiye hehe, kuki ngera mu rugo nkakubura koko, kandi ugira uburangare. Uyu mugabo ugira uburangare bukomeye, ngeze mu rugo nsanze udahari, nsanze buri kimwe cyose kitakozwe, ese wari uri gukora iki mu ishyamba? Uyu mudamu aramubwira ati umwana yari yancitse, ati nari ndimo mushakisha. Uyu mugabo aravuga ati nakubwiye ko ibintu by'uburangare. Gusa wa musore ageze aho abona umugore we bari kumwe n'undi mugabo, arigendera. Uyu nguyu aravuga ati narakwiyamye cyane, ibintu byose mbona mbikubwira ngo winca inyuma, kandi ari umuntu wambwiye ko unca inyuma pe. Narakubwira ati kunca inyuma. Uyu mudamu ati ntabwo nguca inyuma pe, uyu mwana muto niwe nari ndimo kuza gushakisha mu ishyamba sheri, kandi urabizi ntabwo ibyo bintu nabikora. Uyu mugabo ati hari umudamu wambwiye yuko wari uri kumwe n'undi mugabo muhagaze ku muryango wanjye, nanjye niyo mpamvu nje nshakisha ngo ndebe uwo mugabo muri kumwe, kumbi yambeshyaga. Uyu mudamu aramubwira ati yakubeshyaga pe, kandi ibyo ngibyo ubyumve.
uyu mugabo arangije aramubwira ati ngaha tugende mu rugo, gusa amakosa yose ukora wikosore. Bidatinze baratwereka hari umudamu uri hano mu nzu uri kuri telefone ari kohereza mesaje undi musore amubwira ati muretse mu kanya. Gusa uyu nguyu ageze ahangaha aravuga ati sheri, ese uyu munsi ntabwo urajya mu kazi? Uyu mugore ati rwose beze nabi, ndi kumva umutwe uri kundya, ndi kumva nameze neza, sinzi ko uyu munsi najya mu kazi kubera yuko namaze no gusaba uruhushya, rega meze nabi, simeze neza. Uyu mugabo aramubwira ati oke, niba utameze neza njye rero ngiye mu kazi kandi nyine ndaza kugaruka mu kanya. Uyu mugore aravuga ati umwana wanjye dore araryamye arasinziriye, urumva rero sinajya mu kazi n'umutwe uri kurya n'iki. oke uyu mugabo arangije aravuga ati oke reka yigire mu kazi ngewe, kandi nyine turaza gusubira nimva mu kazi, sibyo? Uyu mugabo arangije ajya mu kazi. Gusa ahangaha madamu we asigaye mu rugo, asigaye yabuze icyo yakora, arwaye umutwe. Arangije yohereza mesaje, hari umusore yohereje mesaje, ukurikirana akantu ku kandi. Uyu ni wa mudamu twatangiranye nawe, yari yambaye amapantaro, arangije ajya kuyakuramo, gusa akana ke karacyasinziriye. Reba ukuntu yaje yambaye akajipo k'impenure. Arangije aravuga ati byibuze kuri ino nshuro reka nizere ko Pacifique uyu munsi araza kunyishimira kurusha indi minsi yose. Ubu umugabo wanjye agiye mu kazi, nanjye ngiye kwirebera undi musore, byibuze abikurikirane hakiri kare kugira ngo nanjye mbone uko ndagaruka. Imana imbabarire umugabo wanjye agaruke nimugoroba. Gusa umugabo wageze aha arimo kugendagenda, yateze yabuze imodoka, kandi aba nibo abagabo bakiri bafite imodoka. Ageze aha aravuga ati uyu munsi ko mbona ibintu byabaye ikibazo, kubona imodoka ndabona byanze, ese uyu munsi nkora iki koko? Byibuze reka nsubire mu rugo nzane imodoka yanjye hariyo ngendamo, kubera yuko ndabizi nshobora kumara amasaha menshi mpagaze hano nabuze imodoka. Ese uyu munsi nkora iki koko? Uyu mugabo arangije yigira inama yo kuba yasubira imuhira, nibwo yaje hano. Arangije ageze ahabona umwana we aryamye wenyine yanasinziriye. Arangije aravuga ati uyu mugore ari hehe koko? Ni gute umwana aryama mu ntebe bikagera n'asinzira, mama we atari hafi? Uyu mwana muto aracyaryamye. Ibaze yuko uyu mwana muto mama we yari yamusize hano mu nzu. Uyu mugabo arangije aravuga ati umugore wanjye kuko ari he, reka nze njye kumushaka. Uyu mugabo yagize atya, akomeza kuba yashakisha muri ino nzu. Aravuga ati madamu wanjye ni gute yasiga umwana mu nzu yarangiza agasohoka akagenda? Uyu mugabo byaramucanze kubona ko umwana we yasigaye mu nzu aryamye asinziriye, mama we adahari. Aravuga ati umugore wanjye ni injiji, nta bwenge agira pe. Uyu mugabo arangije akomeza kuba yavuga ati uko byagenda kose uyu munsi uyu mugore araza kumbona. Gusa barakwereka mama w'uriya mwana ari kumwe n'undi mugabo utari papa w'uriya mwana. Uyu mugabo arangije aramubwira ati ese kubera iki watinze? Uyu mugore ati rwose hari ibyo nari ndimo mu rugo, nari ndimo njijisha umugabo wanjye ngo ndebe ko byibuze ajya mu kazi. Uyu munsi nta nubwo nigeze njya mu kazi kugira ngo byibuze njye nawe tuze guhura neza ibintu bimeze neza, sibyo? Gusa uyu mugabo uri hano arangije aramubwira ati ese uyu munsi waretse tukabyigenzaho hakiri kare, tukabikurikirana hakiri kare? Umugabo we kumbi yaje ari mu muhanda arimo gushakisha umugore we. Ageze mu rugo asanga umugore we adahari. Umugabo we ageze ahangaha abona umugore we ahantu ari, biramubabaza. Aravuga ati ntabwo bishoboka, ese ni gute umugore wanjye yanca inyuma kuri uru rwego? Yasanze umugore we ari kumwe n'undi mugabo. Arangije akura telefone aravuga ati nta foto nta cyabaye. Arangije arafotora anabafata videwo. Aravuga ati byibuza kuri ino nshuro mfite gihamya
igaragaza ko umugore wanjye anca inyuma. Uyu mugabo arangije asubira inyuma aravuga ati uyu munsi byibuze mbonye gihamya imfasha cyane. Gusa uyu mugabo arangije yatangiye kuba